Indi nkuru mbi y'icamugongo. Bibaye nyuma y'igihe gitoya abanyamurenge bakomeje guhura n'ibibazo, dore ko nta gihe kirekire cyari gishize dukoze inkuru y'umubyeyi wari uri mu rusengero w'umunyamurenge arimo asenga nk'ibisanzwe, bikarangira yitabye Imana kandi yaraturutse mu rugo nta kibazo yari afite, nyuma yaho agapfira mu rusengero. Ntabwo yari asanzwe agwaragurika mu buzima busanzwe, yari umuntu ukomeye, ariko gitumo bari mu materaniro bagiye kubona babona ararabye yituye hasi, bamujyanye byaje kurangira yitabye Imana. Naho bitaniye n'iyi nkuru yindi y'icamugongo, nayo yaje mu gihe gitoya kandi ikaza itunguranye, ndetse ikaza ku muntu twavuga wari ukiri mutoya kuko agiye agifite imyaka 34. Ababyeyi babuze umwana, umuryango yari yashatsemo babuze umukazana, ariko natwe mu itorero twabuze umuntu w'ingenzi. Munyemerere gato mbere yuko tugaruka ku buhamya bw'uyu mubyeyi uburyo yari abayeho mu buzima busanzwe, tubanze tunyuze amaso ku nyandiko umutware we yasapotinga ubwo yitabaga Imana. Yavuze ngo abo ntashoboye gusubiza munyihanganire, gusa madamu yasinziriye nijoro nk'uko dusanzwe n'ubundi tutabashije kubona. Munyihanganire, inyandiko ntabwo twabashije kuyibona yose, gusa aka gace twabonye tugenekereje ibindi byari biri munsi, nuko yatangazaga ko baryamye nk'uko basanzwe bari baryama, bikarangira abyutse yitabye Imana. Ubundi mu buzima bwari busanzwe umuntu wari urimo urwaragurika muri iyi minsi yari umutware we, ubwo ni pasiteri, aho yajya arwara uburwayi butandukanye, yajya arwara umugongo, wa mugongo ukabije, ariko bikarangira we akize, akaza mu nzu y'Imana agashima Imana. Nararwaye ku cyumweru, ndaremba, ndaruhandarira. Uyu niwe mutware we, hano ni ku cyumweru yari ari gushima Imana, akaba ari na pasiteri wo kuri iri torero. Yari ari gushima Imana ku buryo yamukijije uburwayi bwari bumurembeje. Cyababaje cyane abakristo ba hano nuko kuri iki cyumweru yashimye Imana, mu kindi cyumweru cyakurikiyeho mbere y'uko icyumweru kigera ariho madamu we ahise yitaba Imana, kandi akaba yitabye Imana gitumo. Kera baravugaga ngo amarira y'umugabo ngo atemba, njyewe yatembye ajya hanze. Uyu pasiteri umutware wa NYABEYI witabye Imana ku myaka 34. Hano pasiteri ari gushima Imana NYABEYI atarapfa, ahubwo ni nyuma y'uburwayi bukomeye yari arwaye ndetse bumutunguye nawe, kuko bwari uburwayi bw'umugongo, aho baje bakajya bamutera imiti igabanya uburibwe bitewe n'ububabare budasanzwe yari ari guhura nabwo. Ariko nyuma yaho Imana we yaramukijije, we aza gushima Imana. Munyemere noneho tugaruke kuri madamu we. Yitwa NYABEYI, yari umudamu wa pasiteri nk'uko twabivuze kuri iri torero, ndetse akaba yari afite n'abana. Yitabye Imana afite imyaka 34 nk'uko mubyumvishe, yari akiri mutoya. Gusa uyu mubyeyi mu buzima busanzwe yari umuntu wari ufite umutima mwiza, witonda kandi w'intangarugero, kuko banamufataga nk'umumama ukomeye cyane kuri iri torero, kuko yari akuriye n'itsinda ry'ababyeyi kuri iri torero. Reka noneho tuvuge bimwe mu bintu byiza yakoze bituma bamwibuka nk'umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Kimwe mu bintu byiza bamwibukiraho bituma bavuga ngo ni umuntu wakoreraga Imana by'ukuri, nuko aho yasengeraga habaye inama, bafata umwanzuro w'uko abadamu b'abashumba bagomba kwicarana n'abashumba, kubera ko muri icyo gihe hari abapasitori 2 b'abadamu n'abapasitori 2 b'abagabo, maze bakicarana abantu bakibeshya ngo ni umugore n'umugabo, ni umugore n'umugabo, kandi atari byo. Bityo rero kugira ngo bavaneho urwo rujijo, bafashe umwanzuro w'uko buri wese yakicarana n'uwo bashakanye, kugira ngo nyine bigaragare neza mu itorero. Uyu mubyeyi we yari umuririmbyi kuri iri torero, maze uyu mubyeyi yafashe umwanzuro aravuga ati, ngende umuririmbyi niho Imana ishaka, sishobora kureka umuhamagaro Imana yamamagaye w'uburirimbyi ngo nze twicarane nawe.
kandi buryo kugushyigikira neza si ukuza kwicara uruhande rwawe, ahubwo nuko twembi twafatanya maze tugakora umurimo w'Imana ku itorero, tugahimbaza Imana buri wese afite umusanzu ari gutanga mu itorero, atari ukuvuga ngo umwe yaje aricaye gusa undi ari mu murimo w'Imana ari kwigisha. Ibi bintu yakoze nk'uko ubyiyumviye ni ibintu birimo ubutwari. Itorero ryari ryafashe umwanzuro w'uko bagomba kuza kwicara iruhande rw'abagabo babo, ariko wafata umwanzuro aravuga ati mba mbona gukorera Imana uko nahamagawe nuko si uko, kandi uburyo yabikozemo ni uburyo bwiza. Ndetse mu bindi bintu yibukirwagaho ni uko yari umubyeyi wakundaga gusenga cyane ku buryo buhebuje, aho yafataga umwanya akiherera agasenga ndetse igihe kirekire ari wenyine asenga Imana yo mu ijuru. Ni imirimo myinshi yibukirwaho, aho ndetse ku watangaga ubuhamya yavuze ko yari n'umumama wagiraga isoni nyine nk'uko ku bamama cyangwa se abakobwa nyine bagira isoni iyo bafite umutima woroshye. Ikindi tutarenza amaso kandi gikomeye cyane ni uko uyu Nyabeyi akiri mu bazima yari afite umutima ufasha cyane, umutima w'ubwitange, umutima ubona abababaye ukumva nawe arababaye. Ukuvuga ngo ubwitange yagaragaje kuri iri torero ni bwinshi cyane, kuko yaba mu mafaranga yarigomwaga bishoboka. Ibyo rero yakoraga byafashije abantu benshi, haba mu buryo bwo gusenga ndetse no mu buryo bw'umubiri, kuko hari abo nyine yagiye afasha. Ikindi kandi kuri uyu mutima ufasha, yitabye Imana bari bafite gahunda yo gusura abababaye b'abaririmbyi kuri iri torero babaga mu mageto. Ni byinshi cyane twamuvugaho, ariko munyemerere noneho tuvuge ku buryo bari kumuherekeza, uburyo gahunda yo gushyingurwa kwe iri gutegurwa. Yapfuye mu gihe gikwiriye Imana yageneye n'isi yo kubaho kwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kubera iyo mpamvu yo guhimbaza. Nk'uko mubyiyumviye yapfuye mu gihe gikwiriye, ariko ni mu buryo bw'umwuka ndavuga ku bizera, naho mu buryo bw'umubiri ho yagiye akiri mutoya. Ndetse mu banyamurenge ho iyo umuntu yitabye Imana babonaga yakorera Imana nyine abagiye mu ijuru, aho buri wese yifuza kujya. Niyo mpamvu kuri gahunda yo kumushyingura babanje bagategura umunsi uteye utya. Mu magambo make bateguye umunsi wo kumutaramira, barishima barabyina, ariko bishimaga bavuga ati agiye mu ijuru aho natwe tuzajya. Ariko nanone urebye uko babyinaga ukanyuzamo amaso, wabonaga ari abo kwikomeza byarengaga n'ubundi bikarangira barize. Isi abayirimo bose, abayituriye bose, umunsi nk'uyu uzabageraho. Ndavuga umunsi wo gupfa. Niyo mpamvu abari mu isi babizi, baharanira kuba bapfa basize imirimo myiza yo mu isi yo kuvugirwaho, nk'uko uyu mubyeyi asize imirimo y'uko yafashaga abababaye, asenga ari umubyeyi w'umubyeyi by'ukuri. Ni nayo mpamvu kuva muri uyu mubiri waranyuze ahantu nk'aha ari iby'ubutwari. Hari abahitamo kwitangira igihugu, ni ubutwari. Hari abahitamo kubaho abaturage basanzwe batari mu nzego z'umutekano, ubwo bo icyo baba baharanira ni ugusiga ubuhamya bwiza imusozi, kuko mu kwizera ngo imirimo wakoze mu isi ngo niyo izaguherekeza. Ubwo niyo mpamvu usabwe gukora imirimo myiza kugira ngo izaguherekeze. Turakomeza gukurikirana gahunda yo kumushyingura uko irakorwa, ni nayo mpamvu mu kanya kari imbere turaza kubaha izindi video zigaragaza uko ari gushyingurwa. Ndabashimiye cyane ababanye natwe, njye nitwa Olivier, Imana ibarinde.